twese dutuye. Oya none se ubu mwese muri mu migi mwishaka aba mu migi none se ubwo tujye mu cyaro noneho ariko se nandire mujya wumva ngo tujya mu cyaro mu mujyi byakomeye hari igihe siko wawe cyangwa sogokuru wawe yaba yari igikara none se Kareme uzare buriya mwana kwa Rurangwa bose si igituku se ntese nigeze cyakora umwana wanjye yaheze muri Kongo yari inzobe buriya murenze nawe burya n'inzobe ntago ari igikara cyane atangiye kujya jejuru ngiye ntangira kuzajya njya nca bugufi ni umuntu winywera inzoga urabibona ntange narayinywaga ntari namugara ariko nanywa nkanywa mbara nkanywa nikontorora nkavuga nti mu rugo yenda harabura iki cyangwa se ndakora iki ndavuga ngo cishwe nuko nanywa inzoga yaza yasinze na mu gitondo yasinduka ati cyo waragikoze nticyararangiye ubwo nkabona amahoro tubana gutyo kugeza kuri uyu munsi oya niba abona bitazamushobokera aho kugira ngo ajye kwanduza ibitabo ngo arasezerane yabyihorera. Yo, what's poppin' Kigali, what's poppin' Rwanda, what's poppin' Africa, what's poppin' my people around the world. It is your boy Nesty, nanone nongeye kuguha ikaze kuri Nesty TV nkubwira ngo amahoro amahirwe biguhundagareho, imigisha y'uhoraho ibane nawe yo mu buryo bwose kandi guhirwa kube kuri wowe no mu byawe ndetse n'abawe. Nanone twongeye gusimbukira mu gace kamwe duhura n'umubyeyi wacu muri kubona hano kuri kamera za Nesty TV, hari nawe twagiriwe ubuntu bwo kuganira nawe uyu munsi, agiye kutubwira byinshi bitandukanye, nagira ngo muryoherwe n'iki kiganiro. Bakwita nda amazina? Amazina nitwa Mukantagara Veneranda. Mukantagara Veneranda. Ufite imyaka 73. 73. Nawe wavutse muri 50? Urangana na muzehe neza. Urangana. Mumaranye imyaka, yambwiye ko ngo mwashakanye mufite imyaka 18. Twashakanye muri 69. 69. Mu kwa mbere. Kwa mbere. Uyu munsi mumaranye imyaka myinshi rwose. Cyane. Nigeze kumubaza ikibazo, ndamubaze nti iyo myaka yose kugeza uyu munsi mu buzima bw'urushako nicyo ubuzima bwamwigishije, wewe wadusubiza niki ubuzima bwakwigishije mu buzima bw'urushako kumara imyaka yose warashatse? Ahanini cyane no kwihangana. Iyo utihanganiye urugo ntiwubaka. Iba umugabo akubereye mwiza mukagira nyagasani yenda ikabajya imbere mugahuza imico, ubwo rwose nta gituma mutarama. Niba se umugabo bwakubereye mubi akageza wowe ujya hasi, ukajya hasi ukabona ukuntu wabona ashaka gukarama wowe ugaca bugufi. Uyu munsi urubyiruko ruhanganye n'ibibazo, mukecuru ruhanganye n'ibibazo ku rwego umwana w'uyu munsi w'umukobwa agira imyaka 12 yatangiye gusambana, yatangiye kunywa amayoga n'amatabi. Uyu ni rihe somo ubuzima umwana w'umukobwa ubayeho muri ubu buzima, ubonana utangira kubonana n'abagabo bafite imyaka 12 14 kuzamura, ngira ngo urababona hanze aha. Nk'umubyeyi ugize iyi myaka yose ufite ibintu witegereza ibyagiye biba ubuhamya wifitiye bwawe bwagiye buba bw'abakobwa wagiye ubona bikagenda gutyo. Ahubwo nanabyaye ndetse. Yego. Niki wagenera ubutumwa wagenera uyu mwana w'umukobwa w'uyu munsi umeze uko? Ubutumwa wagenera umwana w'umukobwa w'iki gihe ni ukwihangana, yaba afite nyina akamuba hafi, yaba afite nyirasenge akamuba hafi, ati ibyo ukora si byo abonye, kuko imyitwarire y'umwana utangira kuyibona kare mu myaka 10. ahubwo mu myaka 10 umukobwa uzaba indaya utangira gusamara, hagatangira kwitegeka. Niba umwana agiye kwiga akaba agiye kwiga barasohoka saa 11, ukabona umwana kugezaho saa 12 n'igice ari umukobwa, kandi ga niyo yaba umuhungu ntabwo akiri umunyeshuri umutegeka. Ubwo icyo gihe ntutangirire bugufi ya se
ngo yenda kunanire waragerageje agatangira kugutegeka niho hahandi havamo izana zitateganyijwe. Yanduye amasida, yanduye, ariko hari n'igihe wanavuga uti umwana rwose, uyu mwana afite igitsuri, yenda se akagira igitsuri na nyina, ariko akanga akayitwara nabwo kandi atahana kare. Ntibikosa ry'umubyeyi rwose nta kuba utagize. Ubu muzeyambwe ko mufitanye imbyaro 7, mufitanye abana 7, nubwo bamwe muri bo batakiri mu buzima, mwihangane kugira ngo uyu munsi uba ufite abana bagera kuri uwo mubare, wenda abo ufite uyu munsi warabareze uzi icyo kurera aricyo, nayahe makosa ababyeyi bakora bigatuma abana babo bashobora kwangirika? Tuvuge nk'amakimbirane yo mu rugo. Amakimbirane yo mu rugo nayo atuma umwana araruka. Nkayahe? Nko kugira ngo umugore n'umugabo babe bashyamiranye mu bana, umwana nabwo arahahamuka agahitamo kubahunga. Yabahunga akazaba aribwo havamo zanda zitateganyijwe na sida byose, urumva. Ariko iyo batuje, ariko mva yewe sinakubweshe, daga turi mu bihe bya nyuma, ibintu byarahindutse. Byarahindutse cyane, ariko se twihebe? Oya, nta wakwiheba, Imana iriho. Imana ifite ukuntu izajya ibigoragoza. Nawe ugashyiraho akawe, Imana irafashwa. Nawe ugashyiraho akawe. Narindi kubaza muzehe, ni mu buzima, umuntu abayemo, isomo ry'ubuzima kugira ngo ubuzima bugukundire ubeho uyu munsi uri mu cyecuru gifite amenyo yose nta na rimwe ryakuwe n'ingumi y'umuntu. Yashizemo. Ndavuga ni nta muntu uragukubitamo ingumi ngo rimwe rivemo, avanwamo n'uburwayi, nawe ari wagura amenyo. Yego, ndavuga ni noneho kugira ngo uyu munsi ube ufite ubuzima buzira umuze, nta umuntu wagukubise ingumi ku mutwe wenda ngo uzane uruntu rungana uku, ubuzima bwawe we bukiri ku murongo bitewe n'ukuntu bukontorora. Ni iki ubuzima bwakwigishije? Ni ukwiye kuntu umuntu akwiye kwitwara kuri iyi si, kandi ubundi buze kwibona kuri televiziyo baho uti ubundi buze kwibona nk'uko mbona abandi. Ubuzima, mu buzima buriya twashakanye mfite imyaka 16, ngiye nasezeraniye mu irangamuntu y'iwacu, ariko yandushaga imyaka. Ubwo indangamuntu nayifashe nkwita inda y'uburiza, ndetse ndi hafi kubyara, twari tukiri muri komini Kiyovu. Ubwo turabana, tubana iyo myaka yose, sinavuga ngo sinahukanye, nacishijemo nkajya nahukana iby'ubuto by'ubwana, ariko maze kubyara 3 ntabwo nongeye guhaguruka mu bana banjye, kuko niwacu hari hafi, nasigaga inkwi zaka nkajya iwacu nkagaruka. Ni yari serire imwe nasabwemo, ariko bitangiye mbona atangiye kujya jejuru, ngiye ntangira kuzajya njya nca bugufi. Ni umuntu winywera inzoga urabibona, nanjye narayinywaga ntari namugara, ariko nanywa nkanywa mbara, nkanywa nikontorora, nkavuga nti mu rugo yenda harabura iki cyangwa se ndakora iki, ndavuga ngo kishwe nuko nanywa inzoga. Yaza yasinze na mu gitondo yasinduka ati iki waragikoze nticyararangiye, ubwo nkabona amahoro. Tubana gutyo kugeza kuri uyu munsi. Muri iyi minsi ingo ziratandukana cyane ku rugero rw'uko umuntu hari abashakana bamarana ukwezi bagatandukana. Uyu munsi umaze imyaka nyinshi pe ishoboka, uri umwe mu bantu bafite ingo zimaze igihe kinini. Umwana w'umukobwa uyu munsi nonaha uri kureba iki kiganiro turi kugirana, akaba afite gahunda yo kuza kwahukana nimugoroba, gutaha kujya iwabo, gusenya n'umugabo we, wamubwira iki? Oya, niba abona bitazamushobokera, aho kugira ngo ajye kwanduza ibitabo ngo arasezerana, yabyihorera. Se kujya kwanduza ibitabo ngo urasezeranye. Hano turi kuvuga noneho ko wamaze kubyanduza, wamaze kugeramo, ari kuri kureba iki kiganiro turi kugirana aka kanya, akaba yari yafashe umwanzuro w'uko uyu mugoroba atawurenza atagiye gutandukana n'umugabo. Wamugiriye ihe nama aka kanya ari kukureba?
none se ubu ngubu ko ndeba ari nk'ubucuruzi ubu umukobwa arakureba ufite amafaranga urumva nawe ukamureba uti umukobwa ni umukobwa mwiza ameretse neza ateye neza ntubureba mu mutima we ati tuzabana akabyemera kubera kazi ikintu agukurikiyeho ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu kwezi hari nabo niboneye kuri televiziyo bagiye mu rukiko agikuramo ikanzu yahise ahamagara umugabo ati birarangiye icyo nashakaga ndakibonye ubwo se ni imitungo bishakira uyu munsi ubwo bivuze ko se nta rushako rukiriho ari imitungo abantu bikurikira nta isuka ahubwo ni murambageza mufite umuranga nka ya ndirimbo nibura kuri WhatsApp niba ari WhatsApp niba ari iki mukareba umukobwa atambagira hari utira mukobwa niba ari no muri Amerika nawe uri mu Rwanda uti uriya mukobwa niwe nzashaka kandi we ntuzi icyo gushakaho ntiwabonye umukurangira kera twari dufite abaranga umuntu akaza mu rugo rwawe ahasanga umukobwa uriya ari umuhungu yaramurangishije cyangwa se niwabo ndetse iwabo nibo barangishaga kwaswa iswa ntiwabwiraga nk'uyu mugabo ati uzandangire ahantu hari umukobwa ubona ari umukobwa nyamukobwa akaba umukobwa yaramugenzeye muri iyo karitsiye yabo batuyemo akabaze ko ari wa mukobwa umenya kwandurura akabaze ko ari wa mukobwa umenya gukubura akabaze ko ari wa mukobwa mbese umenya imirimo yo mu rugo nta kazi kariho umukobwa yabaga wo mu rugo nyina na se bakamuhingira ariko akamenya iby'urugo niba bafite inka akamenya izo nyana ko ziri burye azahirira niba hari amata akamenya yari bucunde akamenya yari busobanure akamenya uko ari buha abana amacunda akamenya uko ari bubaha ishyushyu akamenya ko ari bubaha ikivuguto gutyo mbese bikamufasha no kubakuru rwose akaba ari bya agira nabo ubwo akazabitoza bazabyara none se ubu nawe mbwira uzabona umukobwa yiruka ku musozi nk'umusazi usingira ujyane mu rugo ngo urarongoye ntugire umuntu umukurangira uti uyu mukobwa ndamuzi ko ari bo bari hose gusa aya barahari ni murambageze mufite umuranga mwakanyagwamo barahari ubu bagifite umuco umuntu ashobora kujyana mu rugo ni ukuri akakubera umugore rwose ukamubera umugabo munsi yabariza he kusanga twese dutuye oya none se ubu mwese muri mu migi mwishaka aba mu migi none se ubwo tujye mu cyaro noneho ariko se nandire mujya wumva ngo tujye mu cyaro mu mujyi byakomeye ngenda byumva ati abasore bo mu mujyi ni muze turambagize mu cyaro rwose mu mujyi byananiranye si ibyo se none se mukecuru ko wasangaga hari umugani bajya baca ngo uwo munyacyaro we numuzana i Kigali imbyaro z'i Kigali ko bizamuyobera abana b'i Kigali uko bita bakakujyana kuri polisi bizagenda gute azabifata azabimenya ngagira ubutumwa ugena none umusore uyu munsi wifuza umugore uri gutekereza gushaka narambagiza afite umuranga njye nicyo namubwira cyangwa se nawe yirangire ariko yirangire yabanje gushishoza yabanje gutekereza yabanje kureba ibintu uko bimeze ni nk'ibiki umuntu yagenderaho none ashaka umugore mwiza n'ibiki umuntu yagenderaho ashaka umugore mwiza uyu munsi cyane ko muri iyi minsi abasore tugendera ku kimero ku buranga oya uzabanza nawe witegereze ntuzapfe guhubuka wakwitegereza ukabona iki mukecuru wakwitegereza yenda niyo wamara umwaka ariko ukabanza ukamwigaho ukamureba uko ameze ukareba noneho iki ukita kuki cyane cy'umugore wa nyawe ushobora kujyana mu rugo kubaka ni ibiki wakwitaho cyane ni ukumwitaho mbese cyane nk'inshuti zawe nk'inshuti hari inshuti ugomba kugira inshuti nyashuti nuko nabonye zimwe muzibwira zikabaca inyuma ibyo uvuze nibyo umwe uramuzana uti iyi ni inshuti ahubwo akaba ari umwegukana nk'inshuti yawe nyanshuti wayibwira uti jya ucungira undebere uko bimeze aho yinjira abinjirayo
ntaho uzajya ureba umbwire rwose neza urumva ariko nawe kandi wajya kumara amezi atatu yonyine umwitaho umaze kumenya uko ateye bakanabeshya ugasanga umwe wenda afite nk'uruhu n'inzobe yakaka mwereri ariko yarahoze ari igikara kandi utapfa kubimenya ntabwo yari yisize yego ibyo se byo kandi biriya nabyo ni bibi ubundi umubiri w'umwimerere rwose niwo muzima ugasanga nk'umuntu w'ikiyobe gutya byaye umwana w'igikara rwose w'icyewusi umwe igikara nk'uko nawe uri igikara bavuga batarasanase ugasanga se n'inzobe we ya nyayo ahubwo yashatse umugore azi ko ari inzobe babyaye umwana w'igikara ariko umwana akora mu miryango yose nabwo hari igihe wawe cyangwa se sogokuru wawe yaba yari igikara none se Kareme uzare buriya mwana kwa Rurangwa bonse si igituku se ntese nigeze cyakora umwana wanjye yaheze muri Kongo yari inzobe buriya murenzi nawe biga n'inzobe ntabwo ari igikara cyane komera mukecuru tukiri aho ngaho tutaribagirwa ikintu kimwe mu byo twari tuguhamagariye byari kuvuga kuri murenzi naganirije muzihambwira ko hari umwana wanyu witwa Murenzi koko wasigaye muri Kongo mu gihe mwebwe mwagarukaga mu Rwanda ariko amazina ye cyane bakundaga kumwita Rudomoro cyangwa Kazeshyi ariko amazina yabwite yari mu ifishi yitwaga Ngendahimana se ubu nta kanunu ke kuva mwavuye mwigeze mwongera kumva byahereye aho ngaho nta n'ahantu se mwigeze murangisha hari muri publicité zajyaga zica kuri radio bavuga ibyitahuka hari uburyo bageneraga ubutumwa umuntu uriyo bakazamushakisha tukareba ko yagaruka hari ibyo mwiza mugerageza oya ntabyigeze mugerageza uyu munsi rero iyi mirongo dukoreraho ni migari cyane ku buryo abantu bari hirya no hino babireba nk'uko uvuze uti ndaza kureba kuri televiziyo wamuha intashyo reka tubyite intashyo umwibwire ahantu yaburiye ku buryo wenda aramutse arebye iki kiganiro byamufasha gutuma yagaruka uyu munsi kuko ntawamenya ubu nawe ashobora kuba atekereza ko mutakiriho ndavuga ntiyarapfuye ntabwo wavuga gutyo kubera ko nawe aho ari niba hari koko biramutse ari amahirwe akaba hari ashobora kuba atekereza ko namwe mutagihari kubera kuburana gutyo gusa nta makuru ye mufite nawe ntaba afite ayanyu gira ubutumwa umugenera niba hari nese ubu namubwira ngo iki ushobora kumuvuga amazina aho bavaga indimwe ukamwibutsa tumwe mu tuntu mwarimu ashobora kwibuka nyine akamenya niba yari umwana mwamusize afite imyaka ingahe mwana yanjye yari mukuru rwose twahunze ndetse mu mwaka 94 yari gufata irangamuntu ubwo yaragize 10 yavutse muri 78 yari mukuru utekereza se ko yaba yarabuze ati bundi yabuze mu zihe situazi twaburaniye ahantu bita Ikarongo muri Masisi Ikarongo niho twaburaniye ubwo twebwe byarakubise tuganiye u Rwanda twiritahira rero turamubura yari umusore yajyanye n'abandi bana gusenya nyina we wenyine twari dusigaranye ahubwo abangaba bano twasanze mu Rwanda ntabwo twari tuzi ko bariho nabo twari twaraburaniye mu mashyamba uyu munsi hashize imyaka igera muri 20 ko numva ni 27 kuko muze yambwiye ko mwatahutse muri 97 mu myaka 27 ubu ngubu byo byose ashobora kuba ufite nk'imyaka nka 40 inahari 40 n'indi ndetse amenye ko mama wende mama w'amazina ye Mukantagara Veneranda na Murenzi Venane na Rurangwa Jabosiko na Ngenda na Sibomana Olivier na Mukankubana Matilda ariwe twitaga Madere nabo turi kumwe mu Rwanda ni wubura Ngendahimana Jabosiko ndavuga ibyari bikira amaserire yenda ubu nibyo yibuka twari dutuye muri segiteri Kigali serire Gisenga komine Butamwa perefegitura Kigali ngarubwo niko byari bimeze icyo gihe hanyuma ahantu mwari mwahungiye hari aho
yaburiye twari tuvuye mu nkambi y'Igatare tuganiye Amasisi muri kumwe turi kumwe, ubwo twaburaniye muri Masisi ahitwa Ikarungu. nta bandi mwari muri kumwe bagiye batahuka nyuma y'aho bababwira amakuru ye? Baratahutse ariko ntibamubonye, Bababwiraga ko batamubonye. kereka umwe wigeze gutahuka muri 98 niwe watubwiye ngo aramubonye, ariko ntabwo yigeze ambwira umusozi yamubonyeho. Naho abandi baje nyuma bose nta n'umwe wigeze amubona. Komera cyane, ariko icyizere kirahari, niko ubuzima bumeze. Hari igihe biba ngombwa ko Imana yongera ikabahuza ikaguza n'umuntu. Yambwiye ko ari we wari bucura na wa mwana w'imfubyi oya kurikirwa n'uwo ngose w'Imana, na wa mwana w'imfubyi twazanye nawe ubu rwose arahari, musabye Imana byaye aratwita inda ya 4. Hari n'igihe wenda batekereza ko mu Rwanda nta mahoro ahari, nk'umuntu havuye gutyo akavuga ati enda barapfuye. Oya turahari twese, abanyakigali bose barahari. Ahubwo uti na babandi mwavugaga ngo barabuze ba Niyonzima bande bose, uti bose barahari. Niba abyumva rwose, Rudomoro niryo zina yarazwiho cyane. Izina rya Rudomoro barimwitaga cyari kinini, noneho ubundi bakamwita Rudomoro cyangwa Kazeyi. Ubundi rero yitwa Ngendahimana. Ngendahimana rwose. Niba ushobora kugira umuntu kugezaho iki kiganiro cyangwa se akaba ari umuntu uzongendahimana, yakimugezaho. Ababyeyi be baracyahari nk'uko ababona, muzehe yamubonye na mukecuru aracyafite ni bakuru ubwo ngubwo. Umwe ni murumuna w'uwo wa bucura, undi ni mukuru we. Wakurikira mukecuru, twagiranye ikiganiro cyiza rero. Akagenda ahubwo yego. Dusoza ndifuza ko ugira ubutumwa ugenera noneho abantu muri rusange, urubyiruko cyane cyane rw'uyu munsi ruhanganye n'ubusambanyi, ruhanganye n'ubumwe bw'iyobyabwenge, ruhanganye n'ibintu byose, itwarwa ry'inda rya hato na hato. Rero ni ukwihangana rwose, umukobwa akihangana, uw'umuhungu nawe akareba ukuntu yakwihangana ibyo bihamba byo kumuyayura ubwonko akiri mutoya, agasa n'ubyiyama rwose. Umva, kandi natwe tugasenga kuko ibibazo biri kuri iyi si ni Imana yonyine izabikemura. Mukecuru urakoze cyane. Murakoze namwe. Yego. Ave njye mu rugo. Komera rwose. Murakoze namwe.